duherukana mbere itavuga ko azava mu ishuri mu gihe abijuru yavuga ko hari urumogi ruri mu kigo maze bikamukoraho. Byaje kugenda gute? Kurikira ikinamico Nyiramubande. Ngaho rero tubwire papa, ibyumweru 2 turaba twishyuye iki? Batadutereza cyamunara isambu yacu n'irenzo yo ku muhanda. Data yewe reka wa mwana we ko mbure nuwanguriza nirutse mubona kekaga bose baransembera ariko ntusetsa niko gatsimba ninde wakuguriza n'ukuntu watinyutse ukangiza ibikorwa by'amajyambere ubwo rero ngo wahimaga abantu bo mu nkambi kwamye wa mugore we biriko wagira ngo barakuntumye barahanya se banteje ibyago intanda yo kunyoneshereza imyaka nanjye nkabatemera ihene. Ibyo reka tubivemo kuko nawe ibyo wakoze urabona ko uri kwishyura ibyangijwe bitugeze. Urabona uriya muhanda ari amazi y'uruhombo waturikije yarawusenye ukongeraho imyaka yo mu kabande n'ubutaka. Maze ndakubwira ngo iriya mpombo niyo yabyemuraga amazi mu mujyi w'Isogwe ariko sinari mbizi. Yewe niyo banamfunga bikagira inzira. Ariko uzi no gukina kugufunga se bikuraho kuriha ibyangijwe. Uratekereza iki ngo ahantu wari waranyemereye kuzantekesha nkahubaka hatagurishwa? None nturi kumva aho hagiye bitekereze ubwo nyine buri wese nashireho uruhare. None muragira ngo ngire nte Shasabi uzi ko usekeje cyane. Ni ukuri wakubona wicecekeye ntabwo yamenya ko uzi gusetsa bigeza. Ndakumva Sabi. Ni ukuri yakanzu narayambaye. Mbwira rero. Umva abahungu bose ngo Sabine wambaye neza. Buriya rero mbaba nyine kubera ko umusportive ntabwo amakanzu yankundira. Tekereza rero ngiye mu isiganwa ry'amagare yambaye ikanzu nkanyona. Ntabwo byaba byoroshye. Wa mufiansa wawe wo mu Ruhiza bimeze gute? Shasabi nuko ukiri muto utarakunda. Sha Muyomba yaranyanze ngo sinzongere kuba muri Burendeye kandi shani wabo abana baramwamaganye ngo shango bamuziza yuko yakunze impunzi. Nyine niyo mpamvu nibana none se ko nakundi nabigenza ko ndi impfubyi. Shawumve ko mbangamiwe pe. None se mbaba ndakumva Sabi aho kugira ngo ube muri iyi Burende wenyine waje nka kujyana ukajya wibera mu rugo tukibanira we. Ngo iki Sabi? Ngo ino nkujyane mu rugo tujye twibanira. Niko yemwe ba? Niko? Yego. Nimuhagare tubanze tuvugane. Awe, Mama Yusufu. Ubwo se muri kwihuta mujya he? Ntabwo mubona ko ari nge Mama Yusufu? Mama Yusufu, gose tubabarire ntabwo twari twakubonye. Ahubwo turi kwihuta tudacikwa n'amasomo. Hega Mama Yusufu nuko mbege taba yantegereje ngo twinjirane mu kigo. Naho ubundi twakerewe turi kwihuta. Niko. Amakuru yanyu. Nta kibazo. Ni meza. Hanyuma yemwe ba? Namenye makuru ko mushaka gutanga amakuru yuko nteka kanyanga nkanayicuruza. None se Mama Yusufu ayo makuru yabwiwe ntande? Ko twebwe twabuza aho tuhera tuvuga ko hari urumogi ruri mu kigo kwa directeur. Muvuga iki? Yewe. Ko namwe muzari inkorera. Bose twavuze. Nje ko nabatumye kujyana imari ngo muyishyire umukiriya. Nari nababwiye ngo muyijyanire abantu ku ishuri. Ntabyo twavuze. Heze ubundi mwayijyanaga kwiga iriga. Mama Yusufu. Ndumva bimbabaje cyane. Ariko aba bana bikubabaje gute? Gukoresha twe ngo ducuruze ibiyobyabwenge. Aho gukoresha umwana wawe tungana. Byose muvuga ni ibiki? Ibi byose uyu munsi bigomba kugaragara. Tukava mu ntambara y'imitima yacu. Muramenye? Mbege tukajya mu mahoro rwose ibi biraturambiye. Urabona igihe twahereye. Ariko ubwo muzi ko bazahita bamfunga. Uziko mubivuze bahita bamfunga. Twe kubera icyo ushaka ko badufunga? Mwibeshye mutangaza ayo makuru. Mwese murabona igikurikira. Niko murabivuga. Ubwo murashaka kunteranya na Solo. Ariko baguteranya. Niba Mbabazi yarananiranye akajya gukururana nabo hanze y'inkambi.
kandi baraduhemukiye ubwo njye sinakwemera ko aba hano nagenda mvira. papa Sabi Karama. aho kugira ngo rwose neza amakimbirane mu rugo rwanyu mureke ngende Huya rwose mwana wanjye ntugira nkunde rwose. Huya rwose. reka ngende nuko Ariko papa yazi ko umwana bamushakaho iki. Umuvuguruzi wanjye. ariko ubwo papa mubazi uramushakaho iki ko mubazi yuko mufata nka mukuru wanjye mubazi akaba ari ungira inama mu buzima muri iyi nkambi yose ya Rwejo wamubabariye tukagumana koko papa Ngwe nama. iyi ni ungira Nawe urashaka gukururukana n'abasore nukuri mureke bakavukire mwirirwa muryamana. Huya rwose hegukira abana sigaho papa sigaho rwose. Yaba ndavuze ngo nimba ari nibyo by'amagare ntuzayasubiremo. Ugize ngo iki papiya? Ugize ngo iki? Ntazasubire. Ugize ngo iki? Nuko mvuze. Ngo Sabina ntazasubira mu gusiganwa ku magare kandi mu nkambi hose no hanze yayo abantu hose bamuvuga ibigwi najye gatambukanishemo ko ari umwana wanjye rwose ibyo ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera. Huya rwose ntabwo nabyemera. ariko muzi ko kuva najya mu masiganwa ku magare byatumye niyumvamo kuba umuntu Yego rata mwana wanjye. ntekereza ko ndi impunzi So sabibone. ahubwo se ejo bundi dufite amarushanwa muri iyi minsi ateganyijwe urumva nayasibanye koko papa Ugize ngo ejo bundi dufite amarushanwa ateganyijwe muri iyi minsi Ugomba kuyajyamo mwana wa. Ugomba kuyajyamo rwose. uzayajyemo. Nurangiza ugumeyo. Hagumayo Kuko se sinzaba mushaka mu gihe warenze ku mabwiriza yanjye kandi ndi. ariko tonto Oui. kuki watinze gushaka buriya imyaka ntiyageze Oya. rimwe na rimwe mbona uri mukuru ubundi wabaye muto mbese biterwa n'impamvu Minyo. Ego none nategereje kugira ngo tumenyane maze uzambere umugore. nibyo Nukuri. tonto ntabwo nduzi imyaka ntibadusezeranya disi Ahora niki. ariko sha tonto Ndakunda. usigaye ngomesha ugatuma nzi iwawe ngasiba ishuri uzi ko bampaye Gisele ejo bundi Ato. Undi se ya gahunda yo kujya i Burayi nikunda. Eh. Uzakomeza amashuri yawe hanze. ariko uzi ko Mubonye ko ari ejo wa muzungu muri Asiteri yandembuzaga. byo. Ibyo yambazaga. yewe tonto Eh. sha ndumva nishimye Yego shama. abana twigana narabihoreye babona nasibye bakamvuga amagambo Bareka. ariko nzabatungura mbabwira ngo ndagiye Eh. tonto Ndakumva. uriya mudamu uhetse umwana uri kuza hano nuwahe Uhe. uriya Buriya je hano ntamuhamagaye kubera iki mana we. Minyo. Enda ishe munsi y'igitanda. ngo nihishe Hano hagiye kwaka umuriro rwose. ng'umuriro Jya munsi y'igitanda. ngaha biju wowe uyobora aba bahungu muri club y'amahoro ukaba wanabafashije kuza kwerekana iki gikarito wavuga iki kuri aba bamambure bawe? murakoze direkite kumpa ijambo gusa icyo navuga ni ubwo kuba mbegeti na gakuru bafashe icyemezo cyo kwerekana no kuvugisha ukuri kuri iki gikarito byatewe na club yacu y'amahoro ku bitekerezo tugenda dusangira babona ko nubwo bashutswe ariko bagomba kwerura imbere yawe bakavugisha ukuri bagamije guca ikibi. mu by'ukuri twarashutswe pe ariko twatangiye ibi mu buryo tutazi kandi uwatubeshye yabidushyizemo tutabizi ko ari ibingibi bari kudushyiramo rwose imbere yanyu mwese ku giti cyanjye no ku bwa gakuru twakoranye aya makosa mbasabye imbabazi imbere ya diregiteri namwe barezi bacu nanjye ndasaba imbabazi kuri iri kosa mubona twakoze ariko ndabasezeranye ko mutazongera kumva twakoze amakosa nk'aya twaracitswe kandi twamaze kumenya ko ibi bikorwa bibangamiye amahoro mu buryo ubwo ari bwo bwose ni ukuri mutugarurire icyizere. kubera uburemere bw'iki cyaha cyanyu muri iki kigo igikurikiyeho ni uguhamagara polise ikiga iki kibazo kandi harakurikiraho kumenya uwo mugore ngo ni mama Yusufu. umva shambege nawe gakube muhagaze hariya. ayiwe aba bana ko bababwiye aho bahagarara aho icuruzwa ry'urumogi ntiribakozeho naho ubutaha ikinamico nyiramubande ntizagucika. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji